ariko abana b'iki gihe nta discipline mugira. Urumva ukuntu utangiye kunzamuka. Wowe numbaze urumva umuntu ubwira urusaku karuca. Nta discipline mugira. Uko byatangiye. Ariko abaturanyi b'iki gihe we umuntu arajya kugira ikintu yikorera ishyari rikabahagurutsa. Yapanga kwigurira agasumbirigi bagapanga nabo uko bakica. Ariko umunsi umwe nge nzabahagurukira. Ariko hari nashoye. Abavandimwe bawe nitwe dufitiye ishyari. Ariko mwe abantu b'iki gihe ntago bumva neza. Hari umuntu wanyize nkaho ndi umuyovu kandi nge ndi umuntu w'icyubahiro. I don't want peace. I want problems always. Uzanya amatiku kare. Waraye he noneho? Wowe numbaze urumva umuntu ubwira urusaku karuca. Nta discipline mugira. Ariko abana b'iki gihe nta discipline mugira. Urumva ukuntu utangiye kunzamukana. Nizere ko nta muntu nyumvira. Uyu mwana ari kumbwira aya magambo. Akumva ari kizarusha kuvuga. Ariko abana b'iki gihe ntago mucyuba usigaye wubaka na nyoko wakubyaye. Nuko mwana wa nuko ajya umvuganira. Nizere ko utari uri kumwe n'akagahungu ko kwageregwara. Muraho. Nza genze bite watewe n'iki gisiragisire we? Gisiragisire ndesha. Icyo ni wowe. Inzozi zawe zanyuze hejuru yiwanjye n'injoro. Inzozi z'ijoro wagira ngo ndagenda ndi projecteur se. Ngaho projecteur se iragenda. Umerewe wabyihoreye ubwira agendanye. Projecteur se ko meruka rurumuri yaje kugenda ryari. Musko mwarandagiye koko. Musko projecteur igenda. Projecteur iragenda. You can be prosecuted for that. Da. Amahane se nimba yatangiye. Namye numva abantu bose bansakuza hejuru nari nabagiriye impuhwe. Hatera byinshi. Ariko nta kibazo ufite mu mutwe. Ese twese twagukorera iki? Umunkorere meeting ahubwo ibintu byose tubishyire ku murongo. Nzayi tubwire ikibazo twateje hano. Icyambere ko munuka nabi. Icya kabiri nimwijya mwiboroye mumeze nk'ihene. Undi se mwabura kunuka gute mutoga. Nza je ndi umugabo wiyoroshye. Sinabyihangana. Wera iki urugiye muhora mu makimbirane sikongera ko warohambyemo umusa. Twari tuje kubaza ijisho ry'inkoko ryavuze. None ijisho ry'inkoko rifitanye iki n'amahane yanjye? Wagize ngo haribonye kuko ukunda ibintu bito bito. Ariko koko ubu turashaje ku buryo twakirirwa mu mahane y'umuntu umwe. Nzareka ibyo bintu byawe tujye gukora. Oya mureke mbanza mvuga ukuri umuntu wanyibye igare. Kasongo yeye. Igare abana mugira igare. Umva uko wimokeye rimwe. Oya sinaryigeze ahubwo narishaka. Mbega umunezero. Kanezererwa mu kuzimu. Zayi igare ushaka ryari rihe? Igare risa nka ya modeli rusange. None se nuko risa nicyo gituma ubuza abantu amahoro. So kubabuza amahoro ahubwo nuko igare ryanjye ryabuze. None se iyo ryabuze nicyo gituma uteragura abantu hejuru. Nagatangaye ribura. Kangureho nk'intwari. Shaziba ngo nawe bibara mu ntwari.